muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi amahoro y'Imana abane namwe nta handi muri ni kuri Mubwire TV mwakwibaza ngo niki tubwira abantu nukubabwira ko ari beza nukubabwira ko tubakunda nukubabwira ko tubashimira twarabibabwiye ko twe nta bindi dukora twikorera ibikorwa by'urukundo byiza kugaragariza abantu ibyiza byabo bakiriho murabizi rero iyo mubonye indabo mukabona gitari nta kindi mutekereza tugiye gukora surprise dufatanyije n'abavandimwe b'umushuti wacu badusabye gutungura umuntu kumubwira ko ari mwiza kumubwira ko tumukunda kandi koko turamukunda turishimye cyane kuko ibikorwa byacu biri kumenyekana abantu bari kubikunda abantu bari kumenya kubwira abantu ibyiza bagihari mubane natwe rero tugiye gutungura umuntu twatinze murabona ko bwije kumufatisha byagoye yarari mu kazi aje ko aje kureba abavandimwe be ntabwo aziko twebwe duhari aratungurwa no kubona gitari no kubona indabo ndetse no kubona nanjye atamperuka mubane natwe mukurikire surprise turebe ukuntu iri bugende murakoze inenge yabyemeza nayugira bizitwe twahiriwe no kukugira kuba mu bituza byawe bizamura ibineza neza muri twe bityo umubiri wawe si mwiza gusurana duhuza akandi karusho inyuma uri mwiza imbere ukaba imfura uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse kuri uwacu turamwenyura uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse kuri uwacu turamwenyura usa n'umucyo uri mwiza uri mwiza uri gitangaza ubwiza bwawe burabarangaza you don't have to change I think about yourself you are beautiful the way you are you are beautiful uri mwiza uri gitangaza ubwiza bwawe burabarangaza you don't have to change I think about yourself you are beautiful the way you are you are beautiful the way you are you're so beautiful ngo uri igisoba n'urucyo bwiza nsanyizera niyo nagukoraho niyo tukwegereye turabyumva uri mwiza uri giteko iyo twibutse ko turabawe turamwenyura uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire oh joyeux anniversaire isabukuru nziza umunsi mwiza w'amavuko
w'amavuko isabukuru nziza umunsi mwiza w'amavuko have a bros birthday. Muraho neza turacyabasuhuza nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu ni kubabwira ko ari beza, kubabwira ko tubakunda, ni kubabwira ko tubashimira. Twari twabibabwiye ko tugiye gukora surprise y'umushuti wacu Julie. Nta kindi rero tuje kukubwira, tuje kumubwira ko tumukunda, tuje kumubwira ko ari mwiza, tuje kumubwira ko ari ingenzi mu buzima bwacu, tuje kumubwira ko ari imfura, tuje kumubwira ko ari umugisha ku nshuti ndetse no ku muryango. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi ntago bakunda kubwira abantu ibyiza byabo bagihari. Twaravuze ngo twebwe niki twakora, reka tubwire abantu ibyiza byabo bakibasha kubyumva ndetse natwe tukibasha kubivuga. Hari igihe umuntu yifuza kuvuga ikintu nibibe bigishoboka cyangwa agashaka gukora ikintu nibibe bigikunda. Rero uyu munsi twabiteguye kandi biradushobokera. Uyu ni umunsi wawe. Mubwire TV yaje kukubwira ngo turagukunda, yaje kukubwira ngo uri ingenzi. Ngewe nkanjye Julie twariganye, twigana muri secondaire, dutangira turi abana ariko twarangwaga n'urukundo. Ndabyibuka hari umuntu wikunze, ndabyibuka icyo gihe twasangiraga bombi imwe. Hari Sylvine ni wakundaga, ari witwa Sylvine muri twe, ni wakundaga kuyifata iri mu gasashi akayihekenya kugira ngo twese tuze gufata utuvungu. Abantu b'abashuti bacu barabyibuka. Twese kugira ngo buri muntu abone kuri ako kabombo. Icyo gihe byari ibiki, byari urukundo ruturanga. Julie rero yari umushuti wacu, yatubereye neza, nge yari inshuti yanjye nziza, yambere inshuti nziza, n'ubu kandi aracyari inshuti nziza. Abavandimwe be batubera abavandimwe. Ndabyibuka twajyaga tuza kugusura muri vacances tukarara mu rugo, bakadusura ku ishuri bakatuzanira amata twese tukanywa, ikintu cyose tukagisangira. Urumva rero ibyiza umuntu abavuga ntago ari byo tuba dupfuye kwihimbira aha ngaha, ni ibintu biba byaraturutse kuva mu bwana ndetse umuntu akarinda kura akiri imfura, akiri inyangamugayo. Njya mbwira abantu ngo umuntu atanga icyo afite. Julie yaduhaye ibyo yari afite, ibyo yahabwaga n'ababyeyi be: umuco mwiza, ubupfura, ubugwaneza, kubana neza, mugwaneza nyine ukatubanira neza. Rero turagukunda, ngiye cyane cyane ku ruhande rwanjye ndagukunda. Uri ingenzi kandi uri umugisha. Abantu bose bagufite nk'inshuti barahirwa. Umuryango wawe, abavandimwe bawe nabo bifuje kongera kukwibutsa ngo bakubwire ngo uri umugisha. Hari igihe kijya kiba umuntu, simbivugiye kuri Julie ariko hari abantu bijya bibaho, umuntu ugasanga ubuzima ntibumuryoheye, ugasanga akeneye amagambo y'urukundo, ese ukajya wibuka ngo hari abantu bankunda, hari umuntu ntekereza, hari umuntu nzirikana. Ibi rero tubikora twebwe kugira ngo abacu tubereke ko duhari ibihe byose, tubereke ko turi kumwe nabo. Ntiturindire ngo anniversaire, ntiturindire ngo habaye iki, ahubwo umunsi wose turahari kugira ngo tukubwire ngo urakunzwe kandi twishimira kuba tugufite. Rero nka Mubwire TV dufatanyije n'abavandimwe bawe, nabo baravuze ngo tugomba kwereka umuvandimwe wacu urukundo. Tumuzanire keke, tumuzanire indabo, tumuzanire impano. Ibi byose ni abavandimwe bawe. Baraza bamwe muri bo baraza kugira umwanya wo kuvuga ijambo, babivugeho ko babishaka. Utabishobora ntabwo ari buvuge, ariko ufite ikintu yakubwira. Ibi bintu reka mbabwire, ibi bintu ni byiza. Ibi bintu kubwira umuntu icyo utekereza kukimubwira. Uru ni urwibutso rw'ibihe byose, uru ni urwibutso ruzahoraho. Igihe ngewe nshobora kuzagera igihe nkaba ntagihari kuko sinzabaho igihe cyose. Igihe ntazaba mpari, Julie azajya asubiza inyuma yuke ngo cyagiye Sylvie yambwiye iki, cyagiye Sylvie yakoze ibi, cyagiye Sylvie yari ahari ku bwanjye. Ibi rero tubikora kugira ngo tubyibuke, tubizirikane ibihe byose, ndetse twereke abantu ko ibikorwa byiza bihari. Duhereho tunabwira abandi, mutungura abantu, mubwire abantu ko mubakunda, mubibutse ko ari beza, mubibutse ko ari ab'ingenzi, mubibutse ko ari ab'umumaro. Nibyo rero twebwe twaje kumubwira, tumwifuriza isabukuru nziza, tumubwira ngo akomeze arambe, tumubwira ngo akomeze abeho, umugisha w'Imana ukuzure kandi uhirwe, ukomeze ubeho wishimye. Apana kuba mu buzima bwambuza ukongera ise buracya, no. Kristo akuremera ibyishimo by'ibihe byose, ubu unezerewe kandi igihe uzarame, urere abuzukuru, ubona abakwe, ubona bakazana. Imigisha yose Kristo yakugeneye uzayakire, ntazagire n'umwe
urigwanywamo cyangwa satani akwiba. Tukwifurije ibyiza nka Mubwire TV, cyane cyane nka Sylvie, kandi ngenda gushimira igihe cyose twari kumwe n'ubu turi kumwe, ariko cyane cyane umwanya mfashe n'uwacyagiye tukiri abana, wambereye inshuti nziza. Umva twari gutya, nta kintu wigeze urya ngo unyime, nta hantu wansize, umva wambereye mwiza, kandi n'ubu uracyambera mwiza. Iyo umuntu agutekereje akavuga ngo tuze kukureba, nuko tuba twibuka ibyiza byawe. Rero turagukunda, reka umuhanzi amurira imbere nawe gatoya, hanyuma abavandimwe bamwe bashaka kugira icyo bavuga nabo bakimubwire, ubundi ibirori bikomeze, twkomeze twishime. Nidufite amagambo yabivuga uko tubitekereza, buri inzozi zacu za kumanywa, ese tukwite paradizo, nitugitandukanye umunsi n'ijoro, kuko twibanira n'akazuba, iminsi yacu ihora ari Sunday, 'cause our love arise inani takupenda, morning to night my desire, our reason to live darling. We have a Malaika, twibaniya na Malaika. We have Malaika, tubivuga kenshi yani bishira, ibyuko wadutwaye umutima rise, ese tubwira ujya ubikunda, twe tuba twumva twakuririmbira bugacya, tubivuga imitoma no mu nzozi zacu uhoramo, niyo tugize ngo duhange ni wowe uzamo. Turagukunda morning to night my desire, our reason to live darling. We have a Malaika. We have Malaika. We have Malaika. Wasanze ari wowe dukeneye, nubwo twajyaga tukwitesha, watubereye umugisha mu buzima bwacu, turagushimira, warakoze, turagushimira. Tumushimire twese gutyo, turagushimira, warakoze, turagushimira, warakoze. We are here for you. Turacyakomeje kuryoherwa, turacyakomeje ibyiza, turacyakomeje kwishima. Nta bindi twishimira, turishimira inshuti yacu, turishimira umuvandimwe wacu, turishimira ko turi kumwe nawe kandi tukomeje kumwereka urukundo, tumushimira ko yatubereye uw'ingenzi mu buzima bwacu kandi ari umuntu w'umumaro. Turi kumwe rero n'abavandimwe be, barifuza kugira ikintu bamubwira ku munsi we, kumubwira ibyiza, kumubwira ibyo bamutekerezaho ndetse n'ibyo bamwifuriza, hanyuma tukarushaho kuryoherwa n'umunsi wa Juri. Reka duhe Aline agira icyo amubwira kiri ku mutima we. Murakoze, nanjye ku munsi wa Juri Alice mukuru wanjye,
akaba n'inshuti yanjye cyane cyane by'umwihariko. Kuri uyu munsi ndamwifuriza imigisha ituruka ku Mana, ndamwifuriza kubaho neza no kurama. Turamukunda cyane, ni umuntu tuvuka turi benshi ariko ni umuntu muri twebwe aratandukanye, aradusetsa, ni umumararongo wacu, afite urukundo rutangaje. Nakomeza abeho neza, turamukunda cyane, njye noneho cyane cyane arabizi. Murakoze. Murakoze cyane. Juri rero twagira ngo tukubwire ko tugukunda nk'uko Sylvia bikubwiye. Turagukunda cyane nubwo tuvukana. Juri ni murumuna wanjye, uko tuvukana buri wese aba agiye afite impano ye. Juri ni umuntu usetsa kandi akagira n'igitsure kandi akabana courageuse. Juri rero turagukunda cyane, turagukunda cyane. Tugize Imana tubonye uko tubikubwira, kandi turagushimira uko witwara. Turashimira n'Imana ikikugejeje aya magingo. Imana ikomeze guha ubuzima buzira umuze. Turashimira na Sylvie mushuti wawe watumye dutegura bino bintu, yadutegurira bino bintu tukabivuga ahagaragara nawe ukazabibona. Turagukunda rero, Imana ikomeze guha umugisha. Ego, barakoze cyane abavandimwe. Hari n'undi muvandimwe we udahari, niwe twabanje kubitegurana, Sowe, kandi ni inshuti yawe cyane kuva twigana. Twese twibazaga urukundo rwawe na Sowe. Njye nakunda kuvuga ngo wagira ngo muri abakuzine. Abakuzine nibo bakundana cyane kuruta abavandimwe. Njye uko njya mbibona bagahorana, bakagirana inama, bakagirana amabanga. Wowe na Sowe rero kuva nabamenye mwari mumeze gutya. Sowe rero twarabivuganye, aravuga ngo icyashimisha Juri cyose agomba kugikora, kandi arabizi ko ibi bintu bizakunezeza. Aravuga ngo Juri akenewe ko kwereka urukundo, nawe akeneye kubwirwa ibyiza bye agihari, kandi koko arabifite ibyo kumubwira. Si ibintu duhimba. Iyo tuvuze gutyo umuntu anagihari, biba ari ibintu bifite preve, bifite umugabo, byerekana koko ibyo tuvuga ari ukuri. Rero Sowe yarambwiye ngo nkubwire ngo aragukunda, uri murumuna we mwiza, uri murumuna we w'inshuti ye, uri murumuna we w'ingenzi. Nk'uko babivuze abandi bavandimwe, muravukana muri benshi, ariko muri benshi buri wese aba afite umwihariko we. Mu mwihariko rero Juri afite, Juri arakunzwe kuri Sowe, kandi aho ari hose abakwifuriza ibyiza, arifuza ngo kurama, arifuza ko ukomeza kwaguka, akagira abana benshi abereye tante, ndetse arahari igihe cyose ku bwawe. Sowe ikintu cyose wakwifuza, ikintu cyose yashobora kuri wowe, icyo imbaraga zose byamusaba, ari tayari kubikora kugira ngo Juri yishime. Niwe wa rero yafatanyije n'abandi bavandimwe, ariko iki gitekerezo niwe wa mbere wakimenye. Aravuga ngo ibi bintu tuzabikorere umuvandimwe wacu. Aho ari rero nawe turamushimiye ko yamenye umumaro kubwira abantu ibyiza byabo bagihari. Niwe wagize uruhare rwa mbere rwo kubiganiriza abandi bavandimwe, abandi nabo barabyumva. Turabashimiye rero cyane, kandi tubabwira ngo turabakunda. Nabo n'abana beza, muvukana muri abana beza kuva kera. Abantu b'iwanyu barangwaga n'urukundo, abantu b'iwanyu barangwa n'imico myiza. Ababazi barabazi. Papa wanyu ni umuntu, njya mvuga ngo umuntu atanga icyo afite. Papa wanyu ni umubyeyi mwiza w'urukundo, wabareze neza, abarerana impuhwe, abarerana umuntu, abarerana ikinyabupfura, ndetse muri abantu bo kwifuzwa, abandi bo bakunzwe, abantu bose barabakunda. Rero tuboneyeho gushimira cyane abavandimwe banyu bose n'abadahari, na Rienne n'abandi bose. Tubabwire nabo ngo turabakunda kandi muri ingenzi. Kristo akomeze abahaza uburame, mukomeze muramane, mukomeze mwishime, mukomeze mube munezere nk'uko munezerewe. Hanyuma rero Juri, wowe by'umwihariko ko ari umunsi wawe, uyu munsi turakubwira ko ari umunsi wawe, umunsi wa Rienne nawe uzagera, n'undi uzagera, buri muntu wese tuzagenda tumugeraho. Gahunda yacu ni ukubwira abantu ibyiza byabo. Humura, nta hantu ugiye kujya, ahubwo igihe kijya kigera Kristo akanezeza umuntu, akakuremera ibyishimo. Iri bari itangire kuvuga ngo hari igihe kigera ibintu bikaba ngombwa ko n'amasiripurize akaba. Ngewe nkunda surprise, ibibimba mbona ni igitangaza cy'Imana, kuko hariho abantu baba badufata nk'abantu hari badashobotse, nk'abantu badakwiye ibyiza, abantu cyane cyane abakozi ba Satani bumva umuntu nta byiza akwiriye. Wa mugani wati babonaga ibyiza atari nge bikwiriye. Ariko hari igihe kigera, ibi ni umuteguro w'Imana, kuko Imana nitegura ibyiza. Iyi ni gahunda y'Imana kugira ngo ikwereke ngo uyu mwaka ugiye muri umwaka w'ibyishimo, ni umwaka w'amasiripurize gusa. Uko watunguwe uhora utungurwa mu kwezi gukurikiye, ukundi imyaka iza uhora utungurwa.
rero ntugire ubwoba ngo uvuge ngo ubwo banyereka ibyiza ngo ni umwaka wo kubona amasiripurize, ni umwaka wo kwinjira, ni umwaka wo kwakira, ni umwaka nyine urabona izo ndabo ukuntu zimeze wo kurimba. Ukomeze rero ubeho unezerewe, ukomeze ubeho wishimye. Hanyuma rero tutabarambiye n'abandi bantu mwese mwakurikiraga Mubwire TV, turabashimiye cyane. Nta kindi tubwira abantu, mubwire abantu ko mubakunda, mubwire abantu ko ari beza, mushimire abantu ibintu babakoreye bakibasha kubyumva. Pana kuzaza wiriza umuntu atagihari ngo uyu muntu ngo yankoreye iki, ngo uyu muntu namukundaga. Ereka umuntu urukundo, mushyira indabo akizibona, mubwire ibyiza byo, muha Imana akizifata. Indabo utamuhaye ari muzima ntuzazimuhe adagihari. Turahari rero ku bwanyu, namwe mwatungura abavandimwe, mwatungura inshuti, mwatungura umuryango. Ni ibi twe dukora. Ushaka kugaragaza urukundo aduhamagare, tugende twereka abantu urukundo. Murabibona, tujyana indabo, tujyana umuhanzi. Juri yakunze umuhanzi cyane, akunda indirimbo. Namwe tuzabaha indirimbo ndetse tubahe n'indabo. Mubwire abantu ibyiza byabo, mubashimire bagihari. Reka dusoza kuko yakunze indirimbo, bamuhinde indirimbo. Hanyuma dusoze. Turabakunda. Mukore like, mukore subscribe, mukore share Mubwire TV. Urukundo rugere kure, urukundo ruganze. Turabakunda. Gimba muririmbire. Turanyuzwe mu mutima yacu, dufite indirimbi ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga, osede ego shema. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbi ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga, osede igushima. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbi ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga, osede rigushima. Narindi jambo nshaka kuvuga, osede mwami we. Narindi jambo nshaka kuvuga, osede rigushima. Ushimwe mwami wanjye we, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe kubwo buntu bwawe. Ushimwe mwami we, ushimwe mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe kubwo buntu bwawe. Nta buri ki se ngufite, mwamiko ese twabura iki tugufite, mwamiko uduhagije. Twabura iki tugufite, mwamiko uduhagije. Twabura iki tugufite, mwamiko umagije. Twabura iki twegufite, mwamiko twabura iki tugufite, mwamiko umagije. Mureke dushime, twaratemerewe. Mureke dushime, twaratemerewe. Mureke dushime,
twarabyemerewe twarabyemerewe umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mami warakoze mami warakoze tuvuge ko Imana yadushoboresheje tubibwire ngo urakoze mwami urakoze no kuba tukiri bazima urakoze mwami Thank you Lord. Amen, amen, amen. Nawe mumushyigikire mujye kuri channel ye Bwimba Official, mumutumire aze abaririmbire, aze abataramire mu bukwe, muri anniversary, mu birori byose, indirimbo zose araziririmba kandi bikagenda neza. Murumva ko kuririmba gucuranga byose ni impano Kristo yamugabiye. Hanyuma rero reka Juri nawe atubwire ikiri ku mutima we, hanyuma dukomeze. Ndashimye, reka dushime Imana kuko yabampaye muri uyu mwanya mu mpaye. Ndabanza nshimira abavandimwe cyane, hanyuma nkurikizeho Mubwire TV najyaga nyikurikira ariko ntazi yuko nanjye ishobora kunyibuka, ntazi yuko Sylvie nawe yangeraho, ariko angezeho. Ndishimye, yatangiye adushima amvuga ntaka, ariko nanjye reka maze nshimire Sylvie cyane. Sylvie ni inshuti yanjye twiganye, twicarana muri classe, tugendana, duhuje ubucuti bwinshi, dusurana na n'isaha. Ndashima Imana ko akiri inshuti yanjye, icyifuza kuba yagera naho ndimfashe mu byishimo byanjye. Sylvie wakoze cyane, ndashimira n'abo mukorana bose bari ku byuma, umuhanzi wakoze kudushimisha. Turakomeza dukoreshe ya kuri Mubwire TV. Mwakoze aka kanya rero reka mfate umwanya nshimire abavandimwe, sinabona uko mbashimira, murabi igiciro kinini. Ngewe ndibaza impamvu ari njye muhitamo mukankorera ibyiza bingana gutya. Mwese mwagiye mugira amasabukuru, wenda simbe nanabibutse, simbahe gift nkayibifuriza nkumva birahagije, ariko ngewe nshimishijwe nuko nanjye mwongeye kunyibuka kandi muhora munyibuka. Ku munsi wanjye muhora munzirikana amagifti, mungeraho, ni iby'igiciro kinini, murantungura. Sinabona uko mbashimira, ariko muraba ingenzi, murabo gukundwa. Ndashimira Imana ko yabampaye, mvuka mu muryango mwiza, inshuti nziza. Ntago muri abavandimwe gusa, ahubwo muri inshuti zikomeye za hafi. Ntago mutuma umuntu yigunga, ntago mutuma umuntu yiheba. Ubundi isabukuru yanjye iba ku itariki 15 z'ukwa 9, bizaba ari dimanche, ariko mwabitekereje muravuga muti uyu munsi mugomba kuntungura. Ntago nigeze mbitekerezaho cyane, ariko mwakoze ikintu, mwakoze n'icy'agaciro. Ndashimira Sowe by'umwihariko nawe nkuko yabantumyeho uri kure, kuba yaratekereje ikintu akavuga ati iki kintu reka tugikore, dutume Mubwire TV imugereho. Ni ikidasanzwe kuri ngewe. Ndabakunda, muraba umugisha,
muri ibyishimo byanjye ntabwo umuntu yakiheba bafite nta kibazo umuntu yagira bafite kugeza aho mwumva yuko umuntu agomba kwishima mpaka na Silva agahaguruka akaza akandeba na keke n'indabo zihumura. Imana ibaho umugisha nta kindi kintu mbifurije namwe Imana izabaho ababakunda babazirikana nanjye kandi ntabuzemo. Mwakoze cyane mushimire n'abavandimwe bose ndabashimiye ko kino kiganiro bazagikurikira muraba agaciro Imana ikomeze ibongerere ibasubirize aho mwakuye. Mwakoze. Turashimira $10 kuri serivisi nziza baduhaye ahantu heza ho kwicara ibyo kurya byiza ibyo kunywa byiza mu Busanza. Turabwira abantu rero ko bahagana bakeneye sauna bakeneye gusohoka bakeneye ahantu hatuje massage byose birahari gukora ubukwe mva muri $10 ibintu byose ni bon. Muhabagane rero muze mubasure murebe ibyiza bihakorerwa muzarushaho kwishima. Batanga serivisi nziza twe turabahamya kuko niho twakoreye ibirori byacu babiduhaye kandi by'umwihariko turabashimira cyane. Hari ahantu ujyana kamera umuntu wawe ariyo ugasanga barakugoye ngo kamera ntizemewe ariko bo ntabwo bigeze baturushya batwemereye baduha ikaze. Turabasabira imigisha rero abakiriya bakomeze baze kandi namwe mudukurikira mukeneye serivisi nziza ni muze mubagane. Turashimira rero abantu bose mukomeze mukore share mukore like mubwire abantu bakurikira ibintu byiza ibintu by'agatwiko byararambiranye muze mubwire abantu ko mubakunda. Reka gira nkuko asabye umuhanzi amuha indirimbo turabasezeye amahoro y'Imana bane namwe turabakunda. Turagushima mwami kuko waturinze muri uyu mwaka twatangiye twahuye na byinshi bibabaza umutima wacu ariko mwami uraturengera. Turagushima mwami kuko waturinze n'uyu mwaka mugwaneza atangiye yahuye na byinshi bibabaza umutima we ariko Mana uramurengera. Tugushimire ibyamubayeho tukuragije biri imbere umwongerera imbaraga muri uyu mwaka atangiye umwongerera imbaraga mu myaka yose yasigaje umwongerera imbaraga mu myaka yose yasigaje umwongerera imbaraga muri iyi minsi yasigaje.